urambwira uti Marene azambangamira kuko ndashaka kuzajya mu murenge no gukora ubukwe nanyweye akantu icyo kunywa inzoga cyo rekana nabivugire rimwe ubwo dupanga umurenge ndamubwira sura mu Marene ko mwamaze kuganira kari Marene mu murenge bizagenda gute wowe ubwawe ufata umwanzuro uravuga uti mu murenge reka tumureka be Marene tuzamukura ku bumarene nzamukura ku bumarene ari uko ubukwe bugiye kuba hari ikintu mukuyeho kuko bajya bavuga nkumva bajya bavuga nkumva muri abantu naho muri amasenga aryana pe niko se nshuti yanjye naragwingiye ngo ndakuruta uri munini uri muremure urabyibushye yego iyo ufashe umugati ukawushyira mu cyayi bigenda gute Samanda gusenyera urugo ngo utware umugabo ko kantu kanyibutse ntabana nakibagiwe nimugoroba naganiriye n'umugabo wawe Gilbert mpamagara na pare iki ni ikibazo kirimo umuryango kigomba kuzamo umuryango kuko washyizemo umuryango iyo uvuga iby'amafaranga ibyo kugusenyera ntubishyiremo sava washatse ko umuryango uzamo n'iwanyu bazaza ibyo umugabo wawe byose yavuze ndabifite hano kuri telefone uburyo wamunaniye uburyo byose ndabifite kuri telefone agahinda umutera umusebye uburyo mwirirwa mu Rwanda uburyo umusebya muri byose ndakubwiye ngo twagiranye ikiganiro cy'amasaha 3 ane gutyo niba atanabikubwiye bimenye Gilbert twahuye nimugoroba na pare tuganira ku kibazo cyawe wowe wenyine gutukana wowe gutuka umugayo ngo nimbwe imbere y'abantu mu kanwa kawe kagisama ukagisohora ubuze umugabo yagiye yahunze ubukwe bwari bugiye gupfa habura gato cyane turwana intambara Marene wita ko ntacyo nagufashije ntacyo namaze ndabasohoje mwese munkurikiye muri kano kanya ndabizi ko mwese munkurikiye muri iyi minsi hari ikiganiro mwabonye cyangwa se inkuru ziri gucicikana nanjye uko mwabibonye niko nanjye nabibonye hari ikiganiro cyasohotse Samantha yakoze ngira ngo nibyo ngewe nje kugira ngo mbe nanjye nagira ikintu mbivugaho ubundi ntago nashakaga kugira ngo mbe naza kwicara kuri kamera ndi kuvuga wowe Samantha oya kuko abantu tuvugwa byinshi ntago buri muntu wese ukuvuze wajya uza kwicara ngo musubize ugikora kira kiganiro narafashe umwanzuro ko nta kintu ngomba kubivugaho kubera ko umuntu aravuga ariko birarangira birashira ikintu nyamukuru cyatumye mbona ko ari ngombwa ko nanjye ngira ikintu ngomba kubivugaho nuko namenye ko wivugiye ko utazarekeraho waragikoze ikiganiro ndavuga noke urimo guhimba ibintu ushaka nyine kumbeshyera nyitabira no muntu aje hano urimo guhimba ikintu ibinyoma ushaka kugira ngo nyine unteranye n'abantu ariko nge sinashaka kugira ngo mbivugeho cyangwa mbitindeho ikintu cyatumye mvuga nti nanjye ndumva nshaka kugira ngo ngire ikintu mbivugaho wowe ubwawe warivugiye ngo urashaka kunteranya n'abantu bose urashaka gukomeza uzakomeza gukora ibiganiro nsebya kugeza igihe ngo abantu bose banshizeho urumva ko na gahunda ufite yo kurekeraho nkimara kumva iryo jambo nibwo navuze nti niba wumva uzakomeza kunsebya no kunteranya n'abantu ukaba utazarekeraho ni ngombwa ko nanjye ngira ikintu nza gutangaza ndahera ku kintu cya Marene ntago ndi buhere ngo Samantha ngo tuziranye aho tuziranye kera urabizi utarashaka utaranabana na Gilbert ukiri umukobwa ntago njya aho kuri ndahera hafi uko nabaye Marene kuko numvise ari cyo kibazo hajemo no kuvuga ko ari nge wagusenyeye urugo Samantha uburyo nabaye Marene urabyibuka ndashaka kwibutsa abantu gatoya uza kuvuga ko mufite ubukwe haburaga ukwezi kumwe ngo mukore ubukwe utangaza ko mufite ubukwe urabyibuka ni wewe waje kuri kamera Gilbert nago mwazanye umugabo wawe waje wenyine uzana invitation y'ubukwe
uko abantu babibonyera ukiragihe nibwo nanjye narimenye ko ufite ubukwe. Ndanakubaza nti se Sama ubu bukwe ko bubaye vuba mwarabuteguye? Urambwira ati byararangiye nta kibazo dufite ubukwe, nagira ngo dukore ibiganiro ntanga invitation abantu bazadutwerere. Kandi koko biranumvikana cyane. Umuntu yagize ubukwe aritwerereza inshuti n'abavandimwe, cyane ko ufite n'abantu benshi nyine bagufasha. Icyo gihe twakoze ikiganiro uratumira, ndanatungurwa nibaza uburyo ufite ubukwe mu kwezi kumwe aribwo uhisemo kubitangaza. Ariko kubera ko nyine wambwiye ko mwabiteguye wowe n'umuryango wawe ndetse n'umugabo, nanga kubigira impamvu, ndavuga ni nyine ubwo byanze bikunze mwaricaye mutegura ubukwe, ubu nibwo nyine mwifuje kubitumenyesha. Dukoze ikiganiro uratumiye, baranatwerereye. Ibya marene twari tutarabigeraho. Nge sinigeze ngusaba ngo nkubere marene. Samantha, tekereza, koresha ubwonko neza. Nujye no kuvuga ibintu, nujye no guhimba ikintu cyangwa se kunteranya n'abantu, vuga ikintu gifatika, koresha ikintu gifatika basi. Waravuze ngo nge nagusabye ngo nkubere marene? Ndagusabye kukubera marene se? Uri Mutesi Jolly basi ngo mvuge nimba nkubera marene mbereye umuntu marene basi, umuntu umusitari basi, sinzi ikintu naba inyungu naba ndi buyiza kugukoraho. Utekereje neza Samantha, nende kubwira ngiyewe Keza naricaye ngusaba ko nkubera marene kugira ngo bigende gutese, kugira ngo habikize ukuntu uburyo byagenze, uburyo nabaye marene icyo nshaka kubwira abantu. Wowe ubwawe hashize nk'icyumweru udutangarije ko ufite ubukwe, bubura ukwezi kumwe, twari mu kwa 10 buribe mu kwa 11 kuri 11 cyangwa 2 gutyo. Hacamo icyumweru kimwe dukoze ikiganiro turi gutumira, urampamagara kuri telefone utike nagira ngo ngusaba umbere marene kuri telefone. Ndanaseka ndanatangara ndavuga nti ntago nakubera marene habura ibyumweru 3 ngo ubukwe bubi, ntago byakunda. Ndavuga se nta marene ufite? Watangaje ko ufite ubukwe nta marene ufite? Urambwira uti marene ndamufite. Wari umufite kandi koko ariko utamushaka. Ako kantu mukumve neza. Samantha wari ufite marene ariko utamushaka ngo niki? Ngo ni umuturage, ngo ni umwadeperi, ngo ni umuturage, ngo si umusirimu, ngo ububona jabiriye, yego ngo ntago mushaka. Ndakubwira nti se washatse undi? Urambwira uti abantu bose ndi gushaka ngo bambere marene bari kwanga, kubera ko byagaragara niba ubukwe barabukoze byihuta ku buryo umuntu sinzi impamvu. Ndavuga se kuki babyanga? Urambwira ngo abantu bose bari kuguhakanya. Hari n'uwari warakwemereye kubera marene azagutiza n'imodoka muzagendamo, araguhakanyira kubwira ko nta mwanya afite. Urambwira ngo abantu bose uri kubisaba bari kukubwira ko nta bushobozi bafite. Kuba marene abantu mwakoze ubukwe muraza kuza kubyumva. Kuba marene ni inshingano, icyo ni cyambere. Marene akurikira umubyeyi ukubyara. Icyo utabwira mama wawe ukubyara ukibwira marene wawe. Nizo marene afite inshingano nyinshi. Niyo mpamvu iyo ugiye gukora ubukwe ugahitamo marene, ureba marene wiyumvamo, icyo ni cyambere. Ukareba marene uzabwira ikibazo, wenda nubwo atagufasha nkuko ubyifuza ariko uzakugira inama. Sibyo? Wowe ubwawe urambwira uti mbera marene byanze, nabuze marene, ubukwe ubwo hacamo ikindi cyumweru ntarabyemera. Ndavuga nti sinaba marene, reba ukuntu ngana. Waranavuze ngo naragwingiye, nako ndaza kukagarukaho. Ndambwira nti Samantha, reba ukuntu ngana. Marene agomba kuba ari umumama ukuze mukuru, ari umubyeyi, ari umuntu ugaragara ko ari nyine ari umumama ukuze mukuru nyine. Niko akenshi nkunda kubibona. Reba ukuntu ungana n'ukuntu ngiyewe ngana. Uranduta, uri munini nyine mu ifoto. Twashikaga ikintu kiryoshye ifoto. Mu ifoto urabona ukuntu ngana n'ukuntu nge ngana, si byabisa biti. Ndavuga ni kandi nanjye kuba marene sindaba marene na rimwe. Wareka tugashaka undi. Urabyanga wowe urambwira uti
Keza niwe nshaka kumbera marene, uri umusirimu, tuzaba dusa neza, tuzisiga makeup, uri umusirimu rwose, ibindi bintu byose by'amafaranga cyangwa iki wowe uzakora ibyo ushoboye, ntago nzakugora. Ndavuga ni nanjye rero ibintu by'amafaranga nyine nguha impamvu nk'izabandi bose baguhaye. Niwazumva urambwira uti uri umusirimu, tuzaba dusa neza, kandi abantu bazi ko wamfashije, bazi ko dukorana ibiganiro n'ibintu byinshi twakoranye, abantu bakamfasha, bizanaba byiza abantu nibabona ko umbereye marene, ari wowe umbereye marene. Ariko nsanga kuba marene nyine birimo imbogamizi, urumva kumugira inama, kuba hafi. Uranambwira ngo wambwiye ikintu kimwe, umbwira ko utazi mu mujyi. Ako kantu urakibuka sama? Wubwe warambwiye ngo ntago nzi mu mujyi. Hara mu isoko rya Nyarugenge murabizi ko niho dushakira ibintu byerekeranye n'ubukwe. Urambwira uti burya ntago mu mujyi mpazi. Ahantu uzi ni ahantu ujya kubikuza amafaranga, aba diaspora baba bakoherereje. Utega moto igukura kwa nayo inzira ikaguparikaho, ufata amafaranga usubirayo. Uranambwira uti burya kwambuka birangora. Mu mujyi nyine ntago hazi. Uti rero biransaba ko wowe witanga ukajya umperekeza mu mujyi nyine gushaka ibikoresho, gushaka imyenda, nyine urumva wambwiye ko bisaba nyine umuntu uzajya uboneka kugira ngo ajya guherekeza ahantu ahariho hose. Umbwira ko uwo mumarene ufite utamushaka. Nkubaza indi mpamvu kuki utamushaka. Niba ari umuturage tuzitera makeup, bazamusiga neza, azasa neza. Umbwira ijambo rimwe, urambwira ngo atuma utisanzura kubyerekeranye no kunywa. Uwo mumarene ni umwadeperi, yarazi ko na Samantha ari umwadeperi. Kubera ko Samantha mu bintu byose akora avuga ko nyine akijijwe, ari umwadeperi, avuga indi magati ugatitira. Siko ubigaragaza. N'uwo mu mama uburyo mwari nakubajije uburyo mwari muziranye, umbwira ko yaje nk'umufana. Urabyibuka? Twibukiranye. Umbwira ko yaje nk'umufana kubwira nyine kagukunda, bikarangira yisanze yakubereye marene, uramwemerera ariko ntiwamubwiza ukuri kose. Nago wigize ubwira ura mu marene ko ubana n'umugabo. Ako kantu urakibuka. Ndakubuza nese umuntu akubereye marene uri kumuhisha. Uwo mu marene ntago yarazi ko ubana n'umugabo. Warabimuhisha umubwira ko ubiwanyu kubukwe buzaba ari bwo bwa mbere muzamugiye kubana, kandi mwarabanaga ibyo ngibyo twese turabizi. Urambwira uti marene azambangamira kuko ndashaka kuzajya mu murenge no gukora ubukwe nanyweye akantu. Icyo kunywa inzoga cyo rekana nabivugire rimwe, unywa inzoga kandi si n'icyaha. Si icyaha Samantha, unywa inzoga kandi nta nubwo unywa, abantu batagira ngo unywa inzoga ngo ntaganywa mitsingi, ntaganywa musiteri, anywa ibyuma ibintu by'icyatanu 2,200 agashira muri fanta ukanywa. Urabizi ke udashobora gukora ikintu na kimwe utirengeje kiriya cyuma. Aho ntago ari kugusebye, nta nubwo nshaka kugusebya, turi kuvugisha ukuri kuko niko wabishatse. Wabwiye abantu kuri kwawe, reka nanjye mvuga ukuri kwanjye kuko nkuzi. Urambwira uti ndashaka kuzajya mu murenge nitayemo. Uramare nazambangamira ntago nisanzura, kandi nshaka kuzajya mu murenge nitayemo akuma. Umuntu wese uzi Samantha arabizi kunywa icyuma. Ntago unywa mitsingi nabankubeshyeye, ntago unywa henike n'isunywa musiteri, icyuma cy'icyatanu 2. Nta nubwo unywa icyuma kirenze ngo bon 7. Urabizi neza. Ikiganiro cyose ugiye gukora urabanza ugakora iki wa mugani wawe ukitamo, ibyo nta n'ikibazo. Uri umuntu mukuru kunywa inzoga n'ubushake bwawe. Icyo kintu urakimbwira ko azakubangamira kutazabona ukuntu winywera icyuma cyawe. Impamvu nyine urabinsaba pe, uranyinginga. Ndavuga nti rero niba nta bundi buryo ubukwe buburi ibyumweru 2 nta kibazo, ndabyemeye, ndakubera marene. Mu kubyemera nta kibazo kindi mfitanye nawe, ntari biryawe, nabonaga nta kibazo cyawe. Unyinginze umpaye ingingo zituma uriye mu mama atakubera marene, kandi koko nkabona nyine ntumushaka kuko akubangamiye, ntazatuma wisanzura, kandi ushaka ko ubukwe bwawe buzagaragara nk'ubusirimu, kandi nawe ngura umusirimu.
urabinsaba inshuro nyinshi cyane ubyibuke. Mbonye ubishaka cyane nanjye sinabikwima ndabyemera, ndavuga ni gusa ntuzangaye, ibyo nzashobora nibyo nzakora nka Marene. Urambwira uti nta kibazo, uti nta kibazo, ibyo uzashobora nibyo uzakora nta kibazo, urabinyemerera. Nanjye ndavuga nti nta kibazo mbaye Marene. Ariko ubwo dupanga umurenge, ndamubwira se ura mu Marene ko mwamaze kuganira ko ari Marene, mu murenge bizagenda gute? Wowe ubwawe ufata umwanzuro uravuga uti mu murenge reka tumureka abe Marene, tuzamukura ku bumarene, nzamukura ku bumarene ari uko ubukwe bugiye kuba hari ikintu mukuyeho. Kuko uwo mama sinzi ibintu ngo yacuruzaga, afite akazi keza, yaramwijeje nyine nka Marene ati nzakugurira ibikoresho byo mu nzu. Uwo mama yari yarakwemereye kugura ibikoresho byo mu nzu mu Marene. Wowe urambwira uti ibyo kuba Marene wowe nta kibazo, ubwo tubiziranyeho, niba ubyemeye wowe uzaba Marene muri mariage, uyazaba Marene wo mu murenge. Ndakubwira nti se ni gute uzagira umuntu Marene mu murenge, mu bukwe ntabe Marene? Bizagaragara bite? Abantu bazavuga ngo iki? Urambwira ngo umutegereje ko akugurira ibikoresho byo mu nzu kuko yabikwemereye. Ndavuga no ke njye nakuraga ibyo ushaka, niwe wambwiraga ibyo wifuza nkabyubahiriza. Ndabyemeye, tugiye mu murenge Nyiranga, abantu barebye umurenge sinari Marene. Harimo umumama rwose mwiza ubyibushye wari Marene, ariko burya mu murenge ntiyari Marene, byari mu murenge gusa, mu bukwe nkaba ninjye uba Marene. Mu byumweru 2 ubyibuke Samantha, niho ngi wabinsabye ko nge nkubera Marene. Nabyemeye kubera ko mbona nyine nta wundi muntu ufite wansobanura uti byanze kandi urasimushaka. Mba Marene gutyo, mwabantu mwe nuko nabaye Marene mu byumweru 2 gusa. Mfata inshingano za Marene, ikintu cyose Marene asabwa gukora naragikoze nshoboye nkuko nabikubwiye. Ni byinshi uburyo twasiriraga mu mujyi buri munsi. Mu mujyi ntago wari uhazi ibyo warabimbwiye, kujyana aho twafashe imyenda, kuhamenya, kongera najyaga mu mujyi buri munsi, twajyaga mu mujyi buri munsi. Sama warantegeraga? Ntago wantegeraga kuko nari Marene. Marene aba afite inshingano ku mwana we. Nagufashe nyine nk'umuntu mbereye Marene. Aho njyanye nkajyaho imyenda iki, tujye ha Kimironko gushaka impano, uranzunguza aho njyanye nkajyaho. Ndimo gukomeza ngenda njya mvuga ikintu ntange n'ikimenyetso. Nibyo byiza buriya, ikimenyetso cyerekana ko ibyo ndi kuvuga ari byo. No kuvuga ngo ibyo bintu byarabaye mu murenge uwo mama ba Marene, ariko nyuma y'umurenge bitabirangira. Ubwo mita ntangira nge none uzanshingano bampaye zo kuba Marene. Wa mu mama arabimenya, habaye bride shower, uwo mu mama yizamo, yari yemeye nyine. Urumva bride shower nyine nka Marene uratwerera, uragira ibiki. Turayikora bride shower irarangira, ariko nubundi Marene n'ubundi ubwo akazi kari kurangira muri bride shower. Nyuma irangiye, Marene nk'umuntu mukuru arabikeka. Murabizi iyo bride shower irangiye nyine haburaga iminsi mike, ibintu bye byose byarihuse. Samantha kugira ngo ajye abwira wa mu Marene ngo bajye mu mujyi gushaka ibintu, ninje yabwiraga tukajya kubishaka. Wa mu Marene agira amakenga ati se Samantha ngo nzamubera Marene akaba atampamagara ngambwira ati tujye mu mujyi nyine nka Marene, niwe ugomba kukujya inyuma gushaka ibintu byose. Umumama anyandikira message, yageze aho nyine arabikeka, arabimenya ko atari buzaba Marene. Yanyandikiye message ndende cyane avuga n'abababaye cyane. Mwihangane gato nyibasomere, nibiba ngombwa turaza kwishyira ku kiganiro. Niba koko ari nge nagusabye kuba Marene, uyu Marene yavuze aya magambo, ange nawe atubwira nabi kubera iki, hari habaye iki? Wavuze ko nabigusabye, hanyuma nagusabye kuba Marene ufite undi gute? Reka mbasomere namwe mwiyumvire. Yaranditse ngo gusa mufite ubwenge bwinshi, sha sinzongera gukumbura aba YouTube bajya bavuga nkumva muri abantu, naho muri amasenga aryana pe.
gusa ndagusabye wowe na mugenzi wawe ntimuzigere munzana mu bitangazamakuru byanyu pe ngo munkoreho inkuru kuko njyewe sinashobora. Iyo ni message Marene yanditse wa mbere. Gusa murashoboye buriya mwaranyumije ngo intwererano irihe. Araseka ngo haha murasetsa amakuru nari nyafite kuko nari naraba rangije kera. Intwererano Samantha wakomeza kubwira Marene ngagutwerere vuba vuba ukwe butaraba kugira ngo atazavumbura ko wamukuye ku bumarene. Nibwo wamwakaga ngo ntwerera vuba vuba nawe agakomeza bitinze kubera yari yaramaze kubikeka. Arongera ati gusa nta nyungu nari mfite muri ubwo bukwe, gusa iyo ndamuka mbahaye intwererano yanjye nari kuzababara imyaka yanjye yose yo kubaho ndi mwisi. Gusa Imana ishimwe mukurane ayo mukukane ayo ariyo muhitana. Gusa sinzongera kugira umuntu numwe nkururana nawe wo kuri YouTube kuko ntago muri beze. Mwumvise message Marene yanditse wa mbere wo mu murenge. Uyu ni Marene wo mu murenge. Ngo message ndayibasomeye murayumvise. Niba naragusabye kukubera Marene, uyu Marene we wo mu murenge, ibyo wamukoreye ni byiza. Gufata umuntu ukamubwira ngo akubere Marene ukamubabaza kuri kiriya kigero, ukamukora ku bumarene ngo ni umuturage, wowe uri umusirimu. Niba naragusabye, niba nge narabaye Marene mubi ko wari ufite Marene mwiza kuki utaretse ngakubere Marene. Agahinda wateye uyu mubyeyi, iyi message yanyandikiye nawe yarayiguhaye, twese yaraziduhaye. We yarayimpaye arayiforwardinga arayiguha urayinyoherereza. Uti ndebera wa mugore ibyo yanditse. Uhita unamubloka. Nanjye ndamubloka kubera ko nari mbuze ikintu musubiza. Urambwira ati mwihorere. None nagusabye kukubera Marene gute kandi wari ufite Marene. Uyu mu Marene impamvu yanditse message n'agahinda wamuteye. Nibyo wamukoreye wowe ubwawe we Samantha. Njyewe namaze kubona ibyo ukoreye Marene wawe wa mbere washatse ntari nazi. Nge nemera kukubera Marene kugira ngo ngukure muri icyo gisebo nyine, muri ibyo bibazo we wari witeje. Kuko haburaga iby'ingiro bingukora ubukwe nta Marene ufite. Urabinsaba. Mbona nyine ndavuga nti nta kibazo ndagufasha nkubere Marene kubera ko nta Marene wari ufite. Nubwo buryo nabaye Marene mwabantu mwe. Uyu mubyeyi ambabarire kumuvugamo, uyu wari Marene mu murenge kuko bibaye ngombwa. Yihangane kuba muvuzimo nuko bibaye ngombwa. Ariko Samantha niba uvuga ikintu ugaragaza n'ikimenyetso. Ntago nagusabye kukubera Marene pe. Sinanabishakaga. Nabikoze kuko ariyo mahitamo ya nyuma wari usigaranye. Wanabisabye wanyingenzi. Marene wawe wa mwanzi wari umukurikiyeho ibyombo, ibikoresho byo mu nzu, utegereje kabigu ukabona kumukuza. Icya Marene ndumva twakiganiriyeho, ndumva nkibasobanuriyeho, reka tukiveho. Nuko bya Marene byagenze, nuko nabaye Marene mu by'ingoro bibiri ngo ubukwe bubi. Tugire ku kintu cy'amafaranga wavuze. Ni nacyo kintu cyakubabaje gituma unakora n'ibindi byose birenze iby'amafaranga. Amafaranga ni mabi mwabantu mwe, niyo mpamvu nugira ku kintu cy'amafaranga ujye ubanza ucunge neza niba koko ari byo koko ibintu uri kuvuga. Samantha mu bukwe uza amafaranga wakiraga nayo nakiraga nanjye bampaga ngo nyaguhe. Uzi ubukwe bwawe amafaranga wakoresheje mu bukwe uzaho yaturutse. Ntago ndi bujye gutinda nge mu bintu ni ibintu bihari. Abantu bose baguhaye amafaranga bakunyuje amafaranga yo mu bukwe barahari. Nanjye nayo banyuzagaho kuri telefone yanjye bati dore intwererano ya Samantha. Urayazi narayakwerekaga narayaguhaga. None amafaranga uri kunshinza ngo 300 ngo banyoherereje umwana arwaye. Twakwitiranye ibintu wavuze ko amafaranga bayampaye muri ra minsi umwana arwaye. Ndumva hashize nk'ukwezi dukoze ikiganiro umwana arwaye nyine dushaka amata y'umwana. Ese Sama naba ntarakuriye ayo mafaranga yo mu bukwe ngo mvuga ati wenda niba umuntu agutwerereye njya yangaya nkajya kurya amafaranga
y'umwana w'uruhinja urwaye uri mu bitaro. Ayo niyo najya kurya. Ariko ibintu biroroshye nta nubwo binagoye. Wavuze ko ufite message y'amafaranga, urayifite? Ufite screenshot y'amafaranga igihe bayoherereje n'uwayohereje arahari. Ikintu nshaka kugusaba, garagaza iyo message y'amafaranga 300 nakiriye y'umwana y'igikoma cy'umwana. Byanze bikunze n'uwayohereje ntago yapfuye, arahari, ni muzima. Ese umuntu wohereje ayo mafaranga nta nimero zanjye agira? Ko atigeze nyandikira, nimero zanjye ziba ziri ku biganiro hari hasi. Ko atigeze nyandikira ngambwira ati ke hari amafaranga naguhaye utahaye Samantha. Umuntu ntago muzi, nimero zanjye ntago yazibuze. Ko atigeze ambwira ati ko hari amafaranga naguhaye ngo Samantha ntuyamuye. Nta muntu wigeze ambwira icyo kintu. Urwaje uriya mwana dukora ikiganiro arwaye, nta n'igiceri cya 50 nigeze mfata kuri telefone yanjye. Kandi urabizi ko amafaranga yose yazaga nakwerekaga message n'uyohereje ugashima. Ikintu nshaka kwibutsa abantu, mu bintu byose nakoranye na Samantha byerekeranye n'amafaranga wazaga gushima. Ako kantu kibuke, wazaga gushima. Urwaje umwana mu bukwe habaye iki, bagusohoye mu nzu, waraye muri toilette, uri muri dushi, wazaga gukora iki? Gushima. None ayo mafaranga barayampaga nkayarya ukaza gushima nta mafaranga wabonye. Tujye tuvuga ikintu umuntu ashaka no kumva mu matwi unumve ko bishoboka. Baguhaye amafaranga barakubwira bati twayahaye Keza, ntago nayaguhaye. Uje kuri kamera ngo wakoze kumpa amafaranga umwana yarakize cyangwa se inzu yarishyuwe. Bibaho? Icyo kintu cy'amafaranga nicyo cyakwishe mu mutwe. Niba ari mu diaspora ushaka kuduteranya nge nawe akakubwira ko yampaye amafaranga ntayo yamaye, nawe ubwe nimba hari wewe wampaye amafaranga 300 ngo nyahe Samantha nkaba ntarayamuhaye, mpamagara. Byanze bikunze nimba warayampaye wayampaye kuri telefone, mpamagara umbwira uti naguhaye amafaranga runaka si wayaha Samantha. Wavuze ko ufite message zayo, erekana message, zana message unyere kuti aya mafaranga warayafashe. Tujye tuvuga ibintu tugaragaze nyine n'ikimenyetso gihari kibigaragaza. Nta mafaranga nigeze mfata Samantha utazi. Nta mafaranga nigeze nakira kuri telefone ntakubwiye. Ntayo wowe Samantha, ntago umuntu yakurya amafaranga ngo uryame unasinzira unahumirize, ntago bishoboka. Ayo mafaranga ntayo nzi. Shaka ubundi buryo wakoresha unteranya nkuko wabivuze. Kugiye gukora uko ushoboye ukanteranya n'abantu bose bakanshiraho. Ugiye guhimba byose, ariko himba ushyiremo no gutekereza n'ubwenge basi. Samantha, iyi kamera yanjye yagukoreye ibintu byinshi ku buryo byinshi cyane. Harimo n'urugo rwawe. Wakuye amafaranga kuri iyi kamera inshuro zose wayigeze imbere menshi cyane. Utajya n'ahandi ngo wicare bayaguye. Abo bantu bagufashije mu bukwe, abantu bagutwerereye mu bukwe, abantu bakuvurije umwana, abantu bakwishyuriye inshuro nyinshi cyane bagusohora mu nzu, nibo boherezaga amafaranga, bamwe bakayanyuzaho andi bakayakunyuzaho. Aba bantu nibo uri kunteranya nabo, nibo bakubonye kuri kamera yanjye baragufasha. Nibo uri kunteranya nabo. Ikintu uri gukora uri kucyumva. Imyaka umaze kuri YouTube, ujya no kuzindi channel, ariko imyaka umaze kuri YouTube, kamera yanjye uko nayigutungaga wabonaga amafaranga. Noneho ba bantu bagutwerereye bati twabonye ikiganiro kwa Keza ko ufite ubukwe, ba bantu bakwishyuriye inzu, ba bantu bakuvurije umwana, ba bantu bakubaye hafi, ba bantu bakoze ibintu byinshi Samantha.
bakakuntumaho amafaranga nkayaguha ukaza gushimira. Nta kintu twakoze na kimwe cyerekeranye no guhabwa amafaranga kwawe, utazaga kuri kamera ugushimira abantu, nanjye ukanshimira nk'inshuro 10 ati mushimire Keza. Aba bantu niba uri kunteranya nabo bagufashije, bampaye amafaranga nkayakugezaho, ukaza gushima ati amafaranga Keza. Abenshi nanaguhaga nimero mukanavugana, abakuguriye amatelefone nta telefone ufite. Abo niba uri ushaka kunteranya nabo kugira ngo banyange bagukunde, ariko ntago abantu bose bagira mu nyangire. Abantu uri kubwira ibyo bafite ubwenge. Icyo amafaranga cyo nta mafaranga nafashe Sama. Rwose ibyo uri gukora byose uri inshuti yanjye, havuyeho n'ubumarene rwose, niba naranabaye marene mubi ntago nkwanga Sama, sinkwanga, nta mutima mubi nakugirira, uri umubyeyi nanjye nkaba undi mubyeyi, ntago nakwanga. Ubu n'ubuzima nyine, ibyo byose uri gukora n'ubuzima uri gushaka. Twese kandi tuba dushaka ubuzima, ariko uri gushakira ubuzima, uri gushaka ubuzima usenya ubw'undi muntu. Icyo amafaranga nishaka kukivaho, niba amafaranga ufite message zigaragaze uwo muntu wayampaye amvugisha, amatariki abariho, ukwezi kuba kuriho amafaranga, kuko niba nayafashe sinyaguye, kuko amafaranga yose yazaga narayaguhaga, nabyo byose bigaragara. Icyo amafaranga ntacyo nzi. Ukunda amafaranga pe, ariko amafaranga nge ntago yanteranya nawe, ntago yaduteranya Sama. Amafaranga turayakorera, amafaranga turayashaka tukayabona, niyo dutunze. Ntago nge amafaranga yanteranya nawe. Noneho niyuza ukavuga niyo bimbwira, wajye gumbwira inshuro nyinshi tukora kira kiganiro cy'umwana ngo ariko se ngo nta muntu uragira ikintu aguha, nkaguhakanira pe, nkavuga ni ntacyo, abantu nta mafaranga wenda ahari bafite, ariko sinkamenye ko ufite mu mutwe ufitemo ibindi bintu uri gutekereza. Icyo amafaranga nshaka kukivaho, nta mafaranga nakiriye ya Samantha atazi. Ifaranga ryose ryazaga kuri telefone yanjye narayakwerekaga. Ubwo igisigaye nawe uzane ibimenyetso byerekana ayo mafaranga ahantu yagiye. Icyo amafaranga nkivuyeho, wavuze ibintu byinshi binasekeje ngo naragwingiye. Hari ukuntu ubundi ushaka gutuka inka, hari umuntu washatse gutuka inka aravuga ngo dore ngo uko imeze n'urucebe rubi. Ntago inka igira icebe ribi ko yabisa kose. Niko se inshuti yanjye naragwingiye ngo ndakuruta. Uri munini, uri muremure, urabyibushye. Yego, iyo ufashe umugati ukawushyira mu cyayi bigenda gute? Ndakuruta we. Iyo ufashe uri munini pe, uri igisoro, urijeye, waratamiye. Ariko si iyo ufashe umugati ukawushyira mu cyayi bigenda gute? Uburyo ufata umugati ukawushyira mu cyayi, uburyo umera ni nkuko nawe ukungana, ubu nyine uburyo ugaragara, isura ufite wakaba ufite no mu mutwe hangana nkuko ungana. Ndi mutoya, simbyibushye, mfite imyaka myinshi, ndakuruta, ariko nkurusha mu mutwe. Ngewe imyaka uvuga nkurusha ngo ndashaje, nakifuje ko naba nyikurusha. Ahuye ntago ibyo ngibyo by'imyaka si byambabaza. Mbaye nkuruta byanshimisha kurushaho cyane pe. Niba naragwingiye nta kibazo, ubwo nariye nabi nta kibazo. Undusha kurya neza, undusha kubaho neza, ubayeho neza pe. Urubatse, ugifite urugo rwiza, ubayeho neza, urya neza, urara heza, birakugaragara. Ariko se wowe uri muto, ufite imyaka ingahe Sama? Iby'imyaka tubireke, njye uko ngana nibyo nkora. Nyine njya kukubera amarene, ntabwo wambajije imyaka, sinzi iby'imyaka ahantu wabikuye, ariko nyine ngiyo ushaka gusebya umuntu, ubundi iyo ushaka gusebya umuntu Samantha, uricara ukandika ibintu byumvikana. Wowe ushaka kunsebya ukansebya ngo nanasigiye abantu basigiye ngiye baba bameze nkanjye. Ncuramye umusatsi se, uransumba se, undusha gusa neza se. Sama,
icara ufata agakayi wandika uti Keza nshaka kumusebya, wandika ibintu bizima wihubuka. Icara unsebye ariko udahubutse, koresha mu mutwe. Icyo tukiveho, ntago ngende ibintu byoroshye nk'ibyabana ntago ndi bubitindeho. Komeza ubyibuhe wowe wariye neza, ntago wagwingiye nkanjye, ariko koresha ubwonko. Garagaza nyine wowe kuri mutoya, abakiri bato batekereza neza. Akandi kantu ushaka gukurikizaho, baravuze ngo ngewe ngo nkuriraho, naragucuruje ngo nguhe ibihumbi 5 nkakuramo ibihumbi 80. Sama, nta mufa w'igikeri. Kantu nkubwire ko kumva, nta mufa w'igikeri, we ntiwantunga. Ntago views zawe zantunga, ntago bishoboka. Niba wabyivugiye ukavuga uti ama 5 agakoramo 80, kuki ubyemera? Kandi nyine uzi ko niba nkuramo 80, kuki wemera ko ngwa 5? 80 se uba wicaye hehe se kwa sabese? Uba uri kuvuga iki cyatuma views zivamo amafaranga 80? Ufite chan nawe uri gukora ibiganiro, nawe rwose ufite cano bikore winjize 80 wikirire. Nawe kira nkuko nakize rwose. Kiza no kwemiye ko nyaguha. Yego. Urayafata kandi wishimye. Twanaburanye nanagutegeye nanagutayemo. Ako kantu urakibuka Sama, mba nanagutayemo icyuma. 2500. Cyuma kiguri icya 5 2 na fanta y'1,000. Mba nahebye rero. Nanjye mba nashoye. Mba nagutayemo ibyuma umeze neza, ukabona uko ukora ibyawe. Uravuga ngo nsindisha abantu. Wavuze ngo nsindisha abantu. Niba umuntu mugiye korana ikiganiro, akakubwira ati mfite inyota nshaka fanta cyangwa icyongo. Kuba wagura umuntu fanta ni ibintu ntagari igitangaza. Nta muntu nsindisha. Wasindisha umuntu nakoresheje agakora yasinze, agatuka umuntu nyine cyangwa akavuga ibintu bitari byo. Wowe ubwawe icyuma urakigurira mu rugo iwawe. Iyo uzi ko ndibuze mu rugo iwawe gukora ikiganiro, sanga wakoze iki? Urambwira uti ubu nitayemo meze neza, mfite imyuka. Niba ari ukurira ukarira, niba ari ukuboroga ukaboroga, niba ari ugusara ugasara. Kubera iki? Nawe ubwawe urakigurira Sama. Nago mu rugo warambwiye uti muri mari wanjye ntihaburamo icyuma. Ibyo rwose si n'ikibazo, kunywa inzoga zo nta n'ikibazo. Nge nka Marene narakure mu murenge witayemo narakwihoreye. Warambwiye uti Marene ni nanjye nakiguze ku yanjye tugeze hafi na gare. Urambwira uti Mare icyuma cyanjye wakibutse kandi urakigura ku yawe. Ndakigura nshyira mu gacupa, ugenda witamo. Ngiye uburenganzira bwose nka Marene kuko nkuzi narabuguhaye. Ya nagwa uburenganzira witamo inzoga ibintu byose. Nizere ko ibintu ndi kuvuga byose urimo kubikurikira, uri kugenda ubyibuka. Nta hantu ndi kubeshya. Ibintu byose ndi kuvuga ndi kuvugisha ukuri kuko wifuje ko dukoresha iki ukuri. Reka dukomeze ku kintu cyo gusenya urugo rero. Ubwo ndi kugenda akantu ku kandi nijya mbasha kwibuka. Sama, ndagusenyera urugo ngo ngutware umugabo. Ku kantu kanyibutse ntabana nakibagiwe. Ndagusenyera ngo ngutware umugabo ko mfite uwanjye, mfite urugo rwanjye. Ndagusenyera nka Marene wa mugani wawe ngo bigende gute. Hari ikintu abantu dukinisha. Ngewe mu bintu nashobora gukinisha bibaho mu buzima. Burasi nshobora gukina n'umuryango w'umuntu. Wowe twagirana ibibazo, twagirana bifu, twavuga byinshi, ariko ntago nge nakina n'umuryango w'umuntu. Umuryango w'umuntu ni ibintu biba biri prive kandi twese tupoba. Wewe wafashe Sama, uzi ibintu uri gukora. Wamfashe ungira nkaho ugiye kunshakiraho views kuri channel yawe, wumva ko ugiye kunsenya, ariko bino bintu birarangira. Ntago nawe uri busigare. Wabikoze wumva ari ibintu byoroshye, uri kwishimisha, uri kunyangisha abantu, uri kunyicira akazi.
ariko birarangira nawe udasigaye kuko nawe ntabwo uri shyashya. Sama ufite ibintu byinshi uhishe nako duhishe nge nawe, nta nubwo ari nge gusa, ni abantu benshi bagufitiye ibintu byinshi. Ikintu cyo kugusenyera wavuze, nagusenyeye ngo nyine ko nta nge nshaka kumenya impamvu, bivuge utanga n'impamvu nyine nagusenyeye kugira ngo umugabo mutware, nagusenyeye kugira ngo mbe umugore wa kabiri, nkuko ibindi uri kubivuga. Icyo kugusenyera nacyo kivuge, tanga nyine impamvu yumvikana. Tujye tuvuga ikintu tuvuge n'impamvu yumvikana. Vuga ikintu cyumvikana, vuga uti impamvu Keza yashatse kunsenyera urugo nubatse niyi, yo kutwo utayigaragaza. Ibyo by'amafaranga warabivuze, garagaza message. Kutagaragaza uburyo Marene ashaka kugusenyera, impamvu Marene yagusenyera niyi. Sama wamvuga ibindi, wansebye ibindi pe, wanteranya ibindi, ariko kuvuga ikintu cy'umuryango, kumva ko abantu bakumva ko ngewe nagusenyera, aho wakabije, warengereye pe, warengereye. Nujya uvuga ibintu, ujya uvuga ikintu ushobora gusubiramo. Icyo kugusenyera warengereye. Ufite ihahamuka ry'ibintu bibiri. Impamvu uri gukora ibi byose genda yize. Nanasaba imbabazi ntarabyibagirwa, ikiganiro nakoranye na Farida akakuvuga ni amakosa. Abantu bampamagaye barabimbwira, numva koko nibyo. Ikiganiro twakoraga ntisi cyari cyawe, ariko kubera beef wowe ufitanye na Farida ntashaka kuvuga ibyo ntibindeba. Ibyo ni ibyanyu, wowe na Farida urabizi beef mufitanye kuva kera, kandi icyo cyurakizi. Ibyo byo muzabyivuganira, nawe nashaka kubivuga azabivuga. Kuba yaravuze biriya ntago ari nge nabimubwiye, oya pe. N'abantu mwakurikiye kira kiganiro mwumvise ko ntigeze nshyigikira ibintu Farida yavuze. Ibintu by'uko ngo umwana ari mu cyaro ntabyo nashyigikiye, nta nibyo nzi, ntabyo nari nzi. Iby'uko ngo yabaye indaya ntabyo nari nzi, kandi nge sinavuga ikintu ntafite amakuru. Naramubwiye ntirekeraho, ntago turi kuvuga kuri Samantha. Ikintu navuze ko wamborotse gusa. Mumbabarire, nawe umbabarire kuba yarakuvuze mu kiganiro, ariko nta bundi bugome bwari burimo. Ni ikibazo kiri hagati yawe nawe, ariko nk'uko abantu bambwiye bati wari kubikata, nkaba ntarabikase. Ikibazo cyabaye cameraman weditinga utarabikuyemo, na kuko nari namubwiye nti niwumva bikabije ubikuremo, ntiyabikuramo. Ariko abantu ndabasaba imbabazi, ni amakosa narayakoze, nakabaye narabikuyemo, sibijyemo nyine bira bya Samantha, ariko mbisabiye imbabazi, nta nubwo bizongera. Ni amakosa, ni ikosa ryabayeho, ntago bizongera. Ibyo ngibyo, ibyo bya Farida byo ni byawe nawe, mufitanye byinshi, mufitanye amabanga menshi cyane yanyu. Nawe niyifuza kubivuga uzabivugane mu bikemure. Rero ngewe nagiranye ikiganiro cyiza cyane ku byerekeranye no kugusenyera wavuze. Nimugoroba naganiriye na Gilbert na Pari, kuko ukora ibintu hubutse, uko utekereje ikintu uhita ugikora. Ngewe ntago nari gufata, ntago nari kubona ibintu wakoze ngo mpubuke nze ngusubize, oya. Mbanza gutekereza, nkareba ikibazo nimba hari uburyo cyakemuka binyuze mu nzira nziza, tudasakuje. Nimugoroba naganiriye n'umugabo wawe Gilbert, mpamagara na Pare. Iki ni ikibazo kirimo umuryango, kigomba kuzamo umuryango, kuko washyizemo umuryango. Iyo uvuga iby'amafaranga, ibyo kugusenyera ntubishyiremo, sava. Washatse ko umuryango uzamo n'iwanyu bazaza, nibinaba ngombwa. Nukomeza kwigira mama wawe n'inshuti yanjye, aranankunda pe, n'umumama w'imfura, w'umwana mwiza cyane, mfite nimero ze nshatse namuhamagara. Aranankunda pe,
mama wawe ni umwana mwiza, ariko nukomeza iyi mikino uri gukina ngo urimo ransenya, mama wawe arabizamo, ababyeyi bawe nako muri rusange barabizi ko ndi marene, barankunda ndanabakunda cyane imfura, ariko nukomeza iyi mikino uzi ko urimo kunsenya, urisenya, usenya urugo rwawe, usenye n'iwanyu, ntutume bigera ku muryango wawe, kuri mama na papa. Ariko nukomeza kunsunikiriza byose nyine kugira ngo nanjye mbone amahoro, nanjye nisobanure, biratuma mfata inzira nkajya he, Kayonza iwanyu ndahazi, nta nubwo nakirirwa njye nahamagara mama we, mfite nimero ze, nkamubwira ikibazo umukobwa we afite, nimba urwaye bakakuvuza, nimba ufite ikibazo kindi ukagishyira hagati y'umuryango, nk'uko marene na pare n'ababyeyi bawe twicaraga tugakora inama y'ubukwe. None ubukwe bukaba bwarasenyutse, urugo rukaba rwarasenyutse kubera marene, tuzicara dukora inama nk'uko twakuraga inama y'ubukwe, uvuge ukuntu marene yagusenyeye, agahinda mama wawe afite kuko wasenye, ukamubwira ko ari marene wawe wagusenyeye. Mama wawe arababaye, ntago yishimye. Icyo kintu nukomeza nyine kugira bizagera aho ngaho, kandi ntago ari ibintu bigoye. Nagiranye ikiganiro cyiza n'umugabo wawe na pare, nimugoroba twahuye turaganira pe, mbabwira ikibazo ukuntu giteye, ibyo wavuze byose ndabibabwira, baranabyumva, ikiganiro baracyumva nk'abantu bakuru. Icyo nabikoreye, uriya n'umugabo wa Gilbert, ndi marene, ndi umuntu mukuru, ntago nge nahubuka ngo nze mvuge nturagurike nk'uko waturaguritse uvuga ibintu byinshi. Nashatse ko tuganira kugira ngo turebe ko twakoroshya ikibazo, niba ufite ikibazo turebe ko hari uburyo twabiganira nk'abantu bakuru bikoro. Mfite amajwi nafashe, ikiganiro cyose nakirikodinze Samantha, ikiganiro twagiranye nimugoroba njyewe na pare na Gilbert, nakirikodinze cyose ndagifite, ibyo umugabo wawe byose yavuze ndabifite hano kuri telefone, uburyo wamunaniye, uburyo byose ndabifite kuri telefone, agahinda umutera, umusebya, uburyo mwirirwa mu Rwanda, uburyo umusebya muri karitsiye, byose ndakubwiye ngo twagiranye ikiganiro cy'amasaha 3 ane gutyo. Niba atanabikubwiye ubimenye, Gilbert twahuye nimugoroba na pare tuganira ku kibazo cyawe wowe wenyine, ari wowe twicaje, dufata umwanzuro. Ntagomba kukubwira nonaha ko nawe uzawumenya, ntago ari kera kuko uracyavuga. Dufata umwanzuro ku kibazo cyawe uri kunshoraho, yego nabyo nzabikora. Twagiranye ikiganiro cyiza pe, nanatashye numva nduhutse mu mutima, numva ntuje. Noneho icyo cyo gusenya tukivuyeho, ndabisobanuye neza, ntago nagusenyeye, nta n'impamvu ihari uri gutanga, nta n'ikimenyetso, nta n'inyungu uri kuvuga naba narabigizemo. Ndi kubivaho, ndashaka kukubwira, waravuze ngo sinakugira inama nka marene, ubwo ndi kugenda nihuta kuko ni byinshi tuzakora na part 2 nibiba ngombwa, ni byinshi wavuze, ndi kwihuta kugira ngo ntabarambira. Sama, nakugiriye inama inshuro nyinshi, ariko urabizi nawe kutumva, nago uvugirwamo nta nubwo wumva. Ibi ngibi uri kunkorera ndi marene ntago byantungura, kuba wansuzugura, kuba wansebya ndi marene, narabaye marene, uzi ibintu byose nagukoreye mu bukwe bwawe, kuba tubaha umugabo wawe, nanjye ntago ugomba kunyubaha. Kuba tubaha umugabo mwabyaranye mu maranye imyaka 3, ntago ngewe tumenyanye ejo bundi wanyubaha. Ibyo ukorera umugabo wawe turabizi, biragaragara, nta muntu utabizi.
njye rero ndinde utasuzugura, ndinde utatukase. Wowe gutukana, wowe utuka umugabo ngo ni imbwa imbere y'abantu, mu kanwa kawe ukagisama ukagisohora. Imbwa yakubyaje, imbwa igutunze. Wifuje ko tubivuga Sama? Reka tubivuge. Ibi niwo wabishatse, reka tubivuge. Si ukuri uri gushaka ko dukoresha ukuri. Reka mvuge ukuri nanjye nzi. Samantha wagendaga ubwira abantu bose ko ubukore wabukoze. Ya. Kubimbwira ibyo byose ntago wabimbwiraga nka Marene. Abantu mubyumve neza. Twabaga tugiye gukora ibiganiro gutya. Abantu bose bahari ukavuga ngo we warirongoye. Washatse umugabo udafite amafaranga. Washatse ko dukoresha ko tuvugisha kuri Samantha, sibyo? Reka tugukoreshe. Gilbert ambabarire, ibi binarabyisanga marika nukwera umugore wawe Gilbert. Umbabarire wowe nta kintu dupfa, nta n'ikibazo. Ariko kuko umugore wawe kumukontorora akurusha imbaraga. Reka mbivuge. Wowe Samantha ugenda uvuga, wagendaga uvuga n'ubu uracyabivuga. Umugabo wa ko wari ufite miliyoni 2. Yego? Wari ufite miliyoni 2 zose uzikoresha ubukwe. Ibyo byose ni ibintu wagendaga uvuga. Ntago wabimbwiraga nka Marene. Ngo mbwira uti Marene bimeze gutya twicare tuganire woya. Wabivugaga muri rusange abantu bose babyumva bakumirwa. Ngo wikoreye ubukwe ni nako gahinda ufite. We warambwiye ngo iyo ubimenya miliyoni 2 wari ufite n'igicu ukaziguramo ikibanza. Wari kubiri kukigusha miliyoni 8. Ayo magambo urayibuka neza ko wayavuze? Kandi kutabwiye ngewe nka Marene? Ntago wabimbwiye nka Marene. Impamvu mbivuze ubu nge nta magambo ngira. Ko ntigeze mbivuga ibyo bintu byose wavuze. Hari aho wigeze ubyumva? Hari ibintu ubuna batagomba kuvuga ariko bibaye ngombwa ko mbivuga. Urongera uravuga ngo mwakoze ubukwe umugabo wafite 200,000 mu mufuka. Ngo kanura kibuka se ko? Agahinda ufite no kuba utubaka ngo bimara iminsi, umugabo umuta buri kwezi, ejo mugasubirana, ejo ukamuta, ni miliyoni zawe 2,500 wakoresheje mu bukwe umugabo afite 200,000. Niko gahinda ufite. Ayo kubera ukuntu ukunda amafaranga, kuba niba byaranabaye ukayakoresha araya umugabo hatarimo naye, niko gahinda ufite. Ubu wari kuba ufite ikibanza cya miliyoni 8. Niba warakoze n'ubwo bukwe umugabo adafite amafaranga, ni mpaka kwamamaza. Narabikubwiraga nti niba warabikoze akira umugabo, nyine mwarabanye byararangiye. Amafaranga uzashaka ndi mu mutwe wawe kubyakira byaranze. Kuko washakaga ubukwe, dukunda ubukwe, washakaga ubukwe uremera ngo uri kukumba ufata utwari ufite twose ushora mu bukwe, umugabo nta n'igiceri yashyize mu bukwe bwawe. Aya magambo warayavuze nta nubwo ari njye nyine ubizi. Urabizi ko nta banga ugira nawe wasasa. Igope gusebya umugabo wawe ukabwira umuntu 1 2 3 4 5 ko mukuru uko yarafite 200,000 mu mufuka. Gusebya umugabo birenze uko nukuwe. Ese icyubahiro umugabo ni iki? Niba atarayafite ceceka n'umutima wawe n'urugo rwawe, gira ibanga Sama. Iga kugira ibanga niba ushaka kubaka. Kugenda uvuga ngo utunze umugabo, ibyo byose ndabizi. Reka mbivuge kugira ngo dukoreshe ukuri. Wowe usebye umugabo ngo uramutunze. Ese ukora kaye kazi ku buryo utunga urugo, ku buryo utunga umugabo? Ukora kaye kazi? Wowe ugenda ubwira abantu byaranambabazaga, ariko ntago
hari ibintu bura kwinjira mu rugo rw'abandi biba ari bibi. Ibyo byose narabimenyaga, warabivugaga, hari n'abantu tugakumira tuti ntukabwire umugabo nabi ngo yangira atese. Tesha agaciro umugabo mwabyaranye uhekeye, kumuhoza ku nkeke, ngo wishyura inzu sinzi ngo mwimutse ngo inzu nayishyuye amezi 3, ngo umugabo yagiye mu kabari ngo aratashya akuye hitara ngo yanciriyeho urugi. Ibyo wabimbwiraga, ntago wabimbwiraga nka Marene, wabivugaga mu bantu. Umuntu wese ukuzi amakuru yanyu yose arayazi, uburyo ufata umugabo arabizi, uburyo umusuzugura arabizi, nta muntu utabizi ukuzi. Ese nimba utunze umugabo, mwababyeyi mwe, bibaho hari abagabo batunzwe n'abagore kuko udafite akazi, ntago ari ibintu bya danje. Niba utunze umugabo kari uwawe, ko mwasezeranye, ko mwakoze mariage, ko mubana, bigumane, menya ibyawe n'urugo rwawe, wikiyenika, wikifata ngo uyenike ku gasozi kuko niwenika bazakota. Ibyo byose umugabo wawe arabizi. Gilbert arabizi, ariko Gilbert aracecetse. Gilbert wamurushije iki? Umunwa. Ntago avuga, aravuga muturitse. Gilbert aracecetse, uko mumubona kuri kamera niko ameze. Gilbert ntago avuga pe, icyo cyo ndakizi. Ibyo byose wavuze Gilbert arabizi. Akandi kantu uhora nikoye, agiye ntwane kugira naza kubyibagirwa. Ndi kuvuga ibintu byawe byose kubera ko washatse nanjye ngo kunyangisha abantu. Nawe reka tukumenye, abantu mumenye Samantha ninde. Samantha ni umuntu ki? Warikoye mada, warikoye. Ese ubwo ibintu byose uvuga kuri Gilbert umugabo wawe nibyo ikintu mba nibaza. Cyakora Gilbert afite umutima ukomeye. Sama ngo waranikoye, ayo makuru nayo arahari. Nyuma yaho wikoreye ubukwe warikoye wifatira irembo, ibyo bintu urabivuga. Ndongera mbibutsa akantu, mwaba ntago yabimbwiraga nka Marene, oya yabaga ari story. Twicaye turi ahantu agatera story ati ngiye narikoye, akabivuga. Ntago yabimbwiraga njye nyine ngo ati ngiye narikoye. Uriya mugabo nta mafaranga agira, nta nayo yari afite. Mada, nyuma yaho wikoreye ubuku kwikwa, ubu byamamaza ngo bigende gute? Uragira ngo si bagusubiza inkwano? Wikoye usuzugura uwo mugabo, usuzugura Gilbert. Amagambo uvuga ku mugabo, uko witwara ku mugabo nibyo bikubakira. Imyitwarire ufite nk'umugore nibyo nyine nirwo rugo ugomba kubaka. Kwitwa umugore ntago bishaka. Hari ijambo bakunda gukoresha, umugore nyine ushaka kuba umugabo. Wowe ushaka kuba umugabo mu rugo, kandi nta mugore ujya uba umugabo. Ntago bijya bikunda. Urabyigira ariko ntago bibaho. Subona mu myaka 10 iri imbere, nukomeza uko nguko uteye, uzaba igishegabo. Gishegabo ngira ngo ibyo muri kubyumva. Hagaciro umugabo, hijambo umugabo mu rugo, gira ibanga mu rugo rwawe. Gira ibanga Sama, gisha inama inshuti niba unazigira ntago mbizi. Gisha inama inshuti zawe niba uzigira, ujye ukora ikintu wabanje kugisha inama. Nta nshuti ugira. Uzi impamvu utazigira? Ntago wabana n'umuntu kabiri, ntago bishoboka. Kubera ko umuntu wese murashwana, umuntu wese mugashwana. Ariko icyerekeranye no kubaka cyo, ibyo bintu byose mvuze ni byinshi, ntago ari byo gusa. Ariko ikintu cyose nge nagusaba, ubaho umugabo. Nimba ukeneye nabikubwiye inshuro nyinshi ngo nta nama nakugiriye.
narazikugira ahubwo kubwira umuntu utumva ni nko gukora iki, kwandika ku mazi. Ariko kuko uri mukuru nageze aho ndakwihorera Sama. Ntago nge nzaza mu rugo kuba ndi marene, ntago nzaza mu rugo rwawe ngo ngukoropere ngo ntekere umugabo wawe, ngaburira umwana, nishyura inzu, menye ibintu byose. Nkubwira uko ubikora, yego nawe ukabishyira mu bikorwa. Kwicisha umugabo inzara, kwicisha umwana inzara, wirukanka inyuma y'inzoga. Ni inshuro nyinshi naje iwanyu, umugabo ambwira ukuntu uriya mwana impamvu ahora arwaragurika ntago umwitaho. Umwana ni uw'umukozi, umwana nta kumugaburira. Samantha arihe yagiye, ari mu kabari, yajyanye n'akana kari mu kabari. Ntugatuma umugabo abona ko hari ikibazo mu rugo kigezaho. Ibyo reka nike kubitindaho, umwana n'uwawe, ufite ukurera, tukagira uko turera natwe. Ariko icara ushaka inshuti ufite hafi zawe, ujye ugisha inama inshuti. Bwira uti ko nshaka gukora iki kintu mbigenze nte, ko nshaka kuvuga ibi bintu kuri uyu muntu mvuge ngo iki. Wihubuka ngo uhite uvuga n'umujinya ibyo warikoye. Gutesha agaciro umugabo ukavuga ko wikoye, gusa uwo ni umugabo. Ubukira umugabo mu rugo, niba umugore yarikoreye ubukwe, umugore akaba yaratanze miliyoni 2.5 z'ubukwe ze ku mufuka, akaba yarikoye, akaba yarifatiye irembo, ubwo bana n'umugabo. Niyo mpamvu umusuzugura, kuko warikoye nta kintu afite, nta kintu akumariye. Ni kubivuga, ndi kubivuga nkuko ubivuga, nge ntago mbihagazeho. Ko Gilbert ni umugabo ko yaba ameze kose agira inshingano mu rugo. Ariko wowe umugira zero umugabo wawe, nta gaciro nk'umugabo. Uzubaka guteze, igakubaka niba ukeneye. Niyo mpamvu uyu munsi umuta mu nzu, ejo akagaruka, ejo ukamuta mu nzu, ejo akagaruka, ukamuta mu nzu, ejo akagaruka. Ibyo bintu byose rero, izo ni ingaruka. Ibyo byose bamaze kuvuga, izo ni ingaruka zo kwigira. Uri umuturage mu mutwe Sama, ku kantu kumvi. Ushaka kwigira umusirimu, umuntu usirimutse, kandi ntago byakunda. Ushaka kwigira umuntu uzi kuvuga, umuntu uzi gutegeka, umuntu uzi kuyobora abantu bose. Ntago abantu bose bagendera munsi y'ibirenge byawe. Waravuze ngo nigize sire y'i Kigali. Sire y'i Kigali. Ngo uko nambara, wowe uranyambika. Njyewe nambara kugira ngo ngushimishe. Ntago nambara kugira ngo ngushimishe wowe Samantha. Wowe nta n'umuntu mba nambara kugira ngo mushimishe. Nje nambara imyenda yanjye naguze uko mbishaka nyine. Niba wumva nawe ushaka gusireyinga, amamara sireyinga niba bishoboye rwose. Kwifata ukajya mu buzima bw'umuntu ukanavuga imyambarire yanjye ntago uri umugabo wanjye wowe. Umugabo wanjye nimba akunda uko nambara, wowe untegeka uko nambara gute. Ambara uko ushaka, nambara uko nshaka. Sireyinga nawe uko ubyumva, nimba ubishaka. Nanjye undeke. Uko ni ukujya mu buzima bw'umuntu bwa marene. Hako uribuka ko ndi marene. Urongera uvuga ikintu cy'ubusazi nacyo gisekeje. Ngo ngiye narakubwiye ngo ujye wambara mini, ngo n'amapantaro. Ngo niba ari bwo views zizaboneka, niba ari bwo bizagenda gute. Ngo niko nakubwiye. Ese Sama, isura yawe urayibona uko imeze. Ufite isura igize gutya ikuze mu buryo bugaragara pe. Urakuze. Uri umuntu mukuru, ureba umuntu ufite umutwe ungana n'uwo nguwo ufite. Ashobora gutekereza ko umuntu yamubwira ngo kuramo imyenda, ngo wambare ijipo, wambare ipantaro. Ibyo se ngiwe biramarira ikintu byambara. Twari turi mu rugo iwawe. Reka mbikwibuka ko n'igihe ubivuga ndabikwibutsa. Nari naje mu rugo iwawe aho Kayonza, aho usigaye utuye, warimutse. Oya ntago ari Kayonza, Kabeza. Warimutse n'usigaye utuye, nagusuye mu rugo. Wowe ubwawe ngiye urambwira na cameraman yari ahari, uratubwira ngo ibintu byo gukomeza gukora wigize umuturage wateze ibitambaro, niyo wasutse urabizi kushyiramo agatambaro kugira ngo ugaragare nk'umwadepere udasuka.
igisuko kitagaragara, freshere zitagaragara. Wowe ubwawe uratubwira ngo ibintu byo gukora ibiganiro wigize umuturage urabihazi. Yego ngo wicupije, ngo wambaye ibikanzu, ngo wambaye ibigutiya, uravuga ati ndabihaze. Nari mfite igitekerezo, niko wavuze wowe. Uti nari mfite igitekerezo cyuko noneho natangira kujya nkora ndi umusirimu, nambaye neza nyine ati ngahindura. Ayo magambo warayivugiye uvuga ko ushaka guhindura nyine ukajya ukora noneho uri umusirimu. Yego mu kanwa kawe turi muri sari wawe, icyo gitekerezo niwe wakizanye. Ahubwo natunguye no kumva ngo njye narakubwiye ngo ujye wambara ngo uyambare se unyereka amaguru ngo uterete. Ego uyambare ngo uterete, uyambare ngo ushakire umugabo, uyambare nyakoresha cy'amaguru yawe. Ufite amaguru meza se ku buryo ngo utegeka kwambara mini. Njye se ndi Gilbert nyanyeneye kuyareba. Umugabo ntabwo utegeka kubyambara uzabyambara, nushaka kubyambara ku giti cyawe uzabyambara. Njye urambwira ngo ngutegeka kwambara mini ngo nkamaguru yawe nyarebe nkora iki, nguterete, ngushakire umugabo se, nguhe musaza wanjye se. Uvuga ibintu nakubwiye mbere ntangira, nujye ushaka kubeshya. Hari ukuntu umuntu abeshya agashyiramo n'akenge gato. Niba wicaye ukavuga ati ngiye kubeshyera umuntu, tekereza, koresha ubwonko mu mutwe, uvuge n'ikintu umuntu ashobora kumva basi. Kavuga ati iki kintu koko kirashoboka. Waba wanyweye itabi se kugira ngo ngukoreshe ibyo bintu? Waba wanyweye izihe nzoga se? Naba naguhaye ikizi? Koresha mu mutwe Samantha. Wifata ibintu nk'iby'abana uze, wowe uri umwana bakura imyenda bakambika indi myenda. Mvuga ngo byose ndabikubwira. No. Ntagaruka akazi gakorwa, nta nubwo aruko bica business. Niba ushaka kunyicira akazi kunyangisha abantu, koresha ubundi buryo Samantha. Shaka ubundi buryo, wikoresha uburyo bw'abana. Gibyo wakambara byose nta kibazo, nta kintu bintwaye. Uri umuntu mukuru, uri umuntu urakuze. Urakuze ubwo uriyambika urigaburira, ntago nkugaburira. Akantu nshaka kuvuga kanyuma ndi gusoza. Samantha uribuka ngo nta kintu nakumariye, ngo ntago nigeze mba marene. Nagutwara 10,000. Umuntu wa makeup ninde wamwishyuye? Ninde wamushatse? Namukuye hehe? Muri bride shower ntago ndi buvuga amafaranga ngo nagutwereraye, kuko nawe urabizi kuri kubeshya. Sinaguhaye menshi, nubwo nakoze ibintu byinshi pe. Nakoze ibyo nari nshoboye. Umuruza habura icyumweru ngo ubukwe bubi. Urabizi ko wampamagaye uri kurira wowe. Urira wowe Samantha uri kurira ngo ninze ngo mare ngo nimuze we na pare ngo ndabashaka byihutirwa. Saa 12 za nimugoroba. Ndatega ndaza, umugabo wamubuze. Wabuze umugabo yagiye, yahunze ubukwe. Bukwe bwari bugiye gupfa habura gato cyane. Turwana intambara. Marene wita ko ntacyo nagufashije, ntacyo namaze. Waranyitabaje, nako wanyitabazaga igihe inshuro nyinshi. Kandi nkaboneka nka Marene nyine nari nemeye kuba Marene. Warampamagaye umbwira ko umugabo umaze iminsi 2 n'itatu adataha mu rugo, kandi ubukwe nyine buburi cyumweru. Nta modoka ihari y'abageni, nta kwasiteri ihari, nta keke irishyurwa, haburaga ibintu byinshi. Urampamagara navuye mu rugo saa 12 z'ijoro. Igitaraganya urira, ndahagira na pararazi. Twicara mu nzi wanyu muri saro. Gilbert ushaka umushuti wa Gilbert aramujijisha amuzana mu rugo atazi ko duhari. Twicara dukora inama y'abantu bane. Njyewe na Gilbert na pare nawe n'uwo mushuti wa Gilbert. Gilbert yanze iki? Ubukwe. Arimo gukwepa ubukwe. Ubukwe bugiye gupfa habura icyumweru kimwe. Hari n'ibintu bitaraboneka, keke itaraboneka, fantasy itaraboneka, ibintu byinshi bitaraboneka. Inama yabaye gitaraganya urayibuka? Kuki wampamagaye se? Ko ntari Marene, ko ntacyo nari maze, ntacyo nakumariye. Wampamagariye iki muri iyo nama y'igitaraganya nka Marene?
uza amajoro twaraye navuye iwawe saa 5 z'ijoro turi muri rwaserera yawe urimo kurira mwaraye murwanya ko kantu mwihangane kuko avuga ko barwanye ntago ndi bubitindeho watutse Gilbert kuri mama we ku babyeyi kandi uzi ko atabagira twababajije ikintu mwapfuye muvuga byinshi abantu babana bagira byinshi mu rugo Gilbert agahinda yari afite yavuze ukuntu mucyurira amafaranga yose uri gutanga mu bintu by'ubukwe aravuga ati uyu mugore ahora ncyurira ngo ibintu byose ni uri kubyishyura nge nta mafaranga nta bintu ndi kwishyura ati noneho ninjoro yantutse ku babyeyi Gilbert n'ababyeyi agira afite mushiki wumwe arambwira ati umugore yanutse ku babyeyi ninjoro anyambura telefone yanjye telefone Gilbert yari afite niba ari Samantha wayimutije niba ari biki simbizi Gilbert arababara avuga ati uyu mugore aransuzugura ahora ncyurira amafaranga ari gutanga mu bukwe ko ndimbwa ko ntacyo maze kubukwa ari kubwikorera ibyo byarabaye iryo joro Gilbert arababazwa n'ukuntu wamututse ku babyeyi kandi ntabagira aravuga ati ibyo twapfa byose ntukanduke ku babyeyi kuri nta mama ngira na data ngira urabyiniye kurarira ngo nanjye yankubise ngo amafaranga utubarira amafaranga wari umaze gukoresha niba ari 1,500,000 utubarira amafaranga umaze gukoresha twese twicaye aho kariko gahinda ufite ngo amafaranga yose urayamaze umugabo nta kintu ari gutanga nta mafaranga afite ibyo bintu byarabaye twese twicaye turunga turasanasana sama amarene wita ko ntacyo nakumariye naricaye nkugira inama unyicaye iruhande ndaguhanagura uri kurira amarira ashoka ku matama yawe wowe ndi marene w'izina nta kibazo nawe naguhamagaye amarira kuri ayo matama yawe yinoze ndahanagura ndahoza niceceka humura ndahumuriza boshye wahungabanye ari wowe uri kwicuruboza umugabo mucyurira ku mafaranga uri gukoresha muki mu bukwe turasanasana tutibye mupfa mu byirengagize basi ubukwe burangira inkuru yakumvikana ikayonza ngo ubukwe bwapfuye tuzajya gusaba ejo bundi iyo nkuru yavugwa he turinginga nge na pare turasanasana turabumbabumba tubabwira tubasaba kwihangana nk'abantu mutuye mu bana kwirengagiza utubazo twose mufitanye ubukwe bukarangira byibura ubukwe niburangira muzakora ibyo mushaka nimushaka muzite mutandukana ariko ubukwe bwabaye twanze guseba sama uvuga umugabo kuntu amafaranga yasindira ukuntu ngo abantu bamutwerera amafaranga akayanywera ibyo byose urabitubwira ariko turabaganiriza mwembi ku mpande zombi Gilbert turamuganiriza atwemerera ko ibyo byose abiretse uturegera ukuntu umugabo wawe ajya abyukira muri biyari kugeza nimugoroba amafaranga yose amutwerereye kwa yarya wowe ari wowe uri gukoresha yawe ibyo joro uraryibuka ndi marene w'izina nta kintu nakumariye nta nama nakugiriye aho nahamaraga ikisi nari mari nka murumuna wawe aho nahamaraga iki uribuka stress twagize mu bukwe kubera ko ibintu byose wabifasha ukabyishyira ku mutwe tukajya gupfunyikisha Imana umuzi ko twasabye saa 7 kubera kavuye ugira mu mutwe reka ne kuvuga byinshi navuze byinshi biracyari byinshi ariko ntago navuga ngo mbirangize gusa ikintu nshaka kuvuga cyanyuma Samantha afite toroma amafaranga washoye mu bukwe amafaranga yawe ari kuzagura ikibanza utarabana n'uriya mugabo urabitekereza urambwiye uti iyo mbimenya n'amafaranga nkayaguramo akabanza n'iby'ubukwe nkabireka nari kuba nimire neza ndi kwibera muri ghetto ihahamuka ufite guta umutwe ufite nuko utakira ko watkoresheje amafaranga yawe ngo mu bukwe bw'umugabo ukaba warikoye ukaba wumva ko nta mafaranga uzongera gutunga ngana nayo wakoresheje mu bukwe ariko icyo nakubwira gerageza komeza uhatirize ugerageze kunsebya ariko nawe abantu baragenda bakumenya gake gake hari abantu batari bakuzi bari kukumenya haracyari byinshi kandi bagomba kukumenyaho